Mu gihe habura amasaha make ngo abemerewe kwiyamamariza kuyobora igihugu batangire kwiyamamaza, umuryango wa RPF Inkotanyi uravuga ko imyiteguro yose yarangiye. Icyakora ngo kuri iyi nshuro ntabwo umukandida w'uyu muryango azajya mu turere twose tw'igihugu kuko ngo hari ibindi bikorwa by'igihugu bigomba gukomeza. Uyu muryango uranasaba inzego zitandukanye guha uburenganzira abanyamuryango bifuza kwitabira ibyo bikorwa, nkuko tugiye kubikurikira mu nkuru ya David Nzabonimpa. Mu gitondo cyo ku itariki 22 kwa gatandatu 2024, abatuye Busogo mu karere ka Musanze nibo bagomba kwakira umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi mu matora y'umukuru w'igihugu. Aho niho hazatangirira urugendo rw'iminsi 21 byo gusobanurira abaturage ibikorwa uyu muryango uteganya kuzabakorera mu gihe bakwemera ko ibikumwe byabo biha umuryango wa RPF Inkotanyi uburenganzira bwo gukomeza kuyobora u Rwanda. Kuri iyi nshuro umunyamabanga mukuru w'umuryango wa RPF Inkotanyi Bwana Gasamagera Weraris yavuze ko hazagaragaramo itandukaniro aho iyi campaign kwamamaza kuzatandukanira n'ubusanzwe. Nuko ubusanzwe umukandida wacu yajyaga ajya muri buri karere, ariko ubu twagiye duhuza uduce tumwe na tumwe, nuvuga uturere dutandukanye tukaduhuriza hamwe ku mpamvu zumvikana. Dufite igihe cyo kwamamaza uko itegeko ribigena kingana n'iminsi 21, ariko muri iyo minsi 21 dufitemo n'ibindi bikorwa by'igihugu bigomba gukorwa. Nanone nk'umuryango w'FPR Inkotanyi twemera ihame ry'uko kwamamaza bidahagarika ubuzima bw'igihugu. Ibigomba gukorwa byose, gutanga serivisi ku baturage, gukora imirimo yose ikorwa kugira ngo igihugu gikomeze kiyubake, ntabwo bigomba guhagarara. Bityo rero nibyo cyatumye dufata icyemezo cyo guhuriza hamwe uturere runaka 2, 3 kugira ngo umukandida wacu azabone uburyo bwo gukora imirimo imushinzwe mu gihugu ariko no kwiyamamaza. Uyu munyamabanga mukuru wa RPF Inkotanyi avuga ko nubwo kwitabira ibi bikorwa ari ubushake ndetse bikazamo n'ingingo yo gusaba uburenganzira abakoresha aho biri ngombwa, ngo uyu muryango nta mpungenge ufite ku bwitabire bw'abanyamuryango. Abazajya gukurikira iyamamaza cyangwa se n'abarifitemo akazi bazasaba uruhusa. Uruhusa ruzasabwa mbere na mbere nyine ababayobora, birumvikana. Abacuruzi bo ntacyo twabavugaho ko barigenga, n'ubundi hazaza ababishaka, abatabishaka basikomereza imirimo yabo yo gucuruza, cyangwa se nabo mu yandi mashyaka abo ntabwo bazatwitabira, birumvikana nibatabyifuza. Ntabwo rero dufite impungenge ko tuzabura abazitabira, abo ndetse mpere naha mbabwira ko dufite gahunda ihamye kandi tuzayubahiriza uko iri. Kandida wacu arahari, tuhagaze neza, turadadiye. Iyamamaza ryacu, kampeni yacu izakorwa uko twabigennye umunsi ku wundi. RPF igaragaza ko umukandida wayo ku mwanya w'umukuru w'igihugu aziyamamariza kuri site 19 mu bice bitandukanye by'igihugu. Muri ibyo bikorwa azaba anashyigikiwe n'amashyaka 8 amaze igihe agaragaza ko umukandida w'uyu muryango yujuje ibyo bifuza ku mukandida wayobora u Rwanda. RPF Inkotanyi kandi igaragaza ko ibyo bemereye abanyarwanda muri iyi manda igana ku musozo babigezeho ku rugero rusaga 90%. Ibisigaye nabyo ngo bazabirangiza babyongereho n'ibindi mu myaka iri imbere. David Nzabonimpa, TV 10.